Hello my people, mumeze mute? Nishaka urugarutse nanone. Iyi filime niba ukunda ziriya filime z'abaturukiya, ziriya filime zituje, niba wararebye filime nka za Ezel zakozwe na Junior Giti, ziriya filime ziri muri wa bwoko. Mwino minsi ntabwo bari kuzikora, ariko ubu ngubu impamvu tugenda tugarura kuri website zino filime ziba ziciyeho iminsi kugira ngo abantu baba batarabashije kuzireba bongere bazirebe. Ni filime ifite inkuru nziza. Uyu umugore ababana n'umugabo ariko amubeshya ngo uwo mwana ngo n'uwawe, ariko umugore kavuga ati umwana ntabwo ari uwanjye. Kumbe uwo mugore umuntu waramuteye inda aba ari umugabo w'umudogiteri wa zamani w'umubosi bya hatari, ariko umwana akaba yibera mu cyaro byaramugurukanye nta kintu, ariko uwo mugore afite umuvandimwe w'umukire. Umwana ntabwo aba ashaka ko azamumenya, ushaka kumenya impamvu nyina w'uwo mwana badashaka ko bazamenyana. Filime wayireba ni nziza cyane, bayise Children of Sister cyangwa se abana ba mushiki wanjye. Ushobora kuyireba, ni filime nziza cyane, nyuma biza kurangira wongeye guhura. Urabizi zino filime z'abaturukiya ari ukuntu iba ifite inkuru ya kera iri behind ya kera y'ukuntu abantu bakundanye bakaza kongera bagasubirana, ibintu nk'ibyo cyane, ibintu nk'ibyo niba uri familiar w'izi filime uba ubizi. Ushobora kuyireba rero, ntahandi ni kuri Ushakuru Films, ukaba wayireba ukenjoyinga agasobanuye. Ugize ikibazo nta handi watwandikira, website yacu ni 83 216 28. Website ushobora kureba ku buntu nta yindi ni oshakurufilms.com. Imana ikomeze kubarinda. Ciao ciao.